ngo aho inzovu zirwaniye ibyatsi nibyo bihababarira. Iyi ni imvugo shusho ngufi ishushanya yuko buri gihe abanyembaraga bahuriye bakahasekuranira. Ubwo nyine rubanda rugufi cyangwa se abatishoboye babandi ubushobozi buke buri gihe birangira nabo bibagezeho, kandi wenda nta n'uruhare bafite cyangwa se amakuru afatika bafite muri ibyo biri kuba. Ibi ngo nibyo byakomeje kuba ku bana kuva mu mateka. Abana benshi kubera ibibazo biri ku isi, abenshi ntago biga. Impamvu batiga ikomoka ku makimbirane menshi avuka hirya no hino ku isi. Abandi bana benshi mu bihugu birimo intambara by'umwihariko banangiritse mu mutwe, barahungabanye kubera urusaku rw'ibibombe bahora bumva. Abandi barapfuye, abandi bafite ubumuga buhoraho, ndetse abenshi batandukanye n'imiryango yabo kubera kwirirwa bahunga birukanka. Abandi rero mu buryo bukabije bafashe inshingano bakiri bato, wenda bamwe zo kurera barumuna babo, abandi bafata inshingano zo kurera imiryango. Ariko muri abo bose muri izo ntambara zo zigomba kuba hari n'abinjizwa mu gisirikare mu buryo butateguwe, batatojwe, gusa kubera yuko nyine baba badashobora kwifatira imyanzuro bakajya mu ntambara batateje, batazi n'icyaziteye, kandi bakarwana ku ruhande rw'ababatwaye. Batwarwa bunyago buri gihe bakajyanwa mu gisirikare. Abenshi barafatwa, bagafatwa ku ngufu iyo ari abakobwa cyangwa se n'abasore bitewe n'abafashe ku ngufu. Abandi bakorerwa iyicarubozo, ariko umubare munini nawo bikaza kurangira ubaye abasirikare batabihisemo kandi barwana ku ruhande urwo arirwo rwose rwabafashe batanazi ibyo barwanira. Abana bahora buri gihe ari inzirakarengane. Kwitwa umwana bisobanuye kuba uri umuntu utaragira imyaka 18, ko ari umuntu udashobora kwifatira icyemezo, ndetse ahubwo uba ukwiye kuyoborwa no kwigishwa ibikwiye kugira ngo uzabe umuntu muzima. Kwinjizwa mu gisirikare bitari amahitamo yawe, ujyanwe mu kazi nyine wenda kataraka inzozi zawe, wenda wifuzaga kuziga, ukibera umuganga, ukibera umwubatsi, ukibera umwarimu n'indi mirimo itandukanye, kwenda cyangwa se ukabana mu musirikare, ariko unyuze mu mahitamo, ariko byose bikaza nyuma yuko umaze gukura. Aha rero uyu munsi ni umunsi wiswe Red Hand Day, cyangwa se umunsi w'ikiganza gitukura. Umunsi w'ikiganza gitukura ni umunsi wo kongera guhuza amaboko w'abatuye isi kugira ngo harwanwe iyi mirimo by'umwihariko ya gisirikare ikoreshwa abana. Tariki 12 zashyizweho ubwo isi yose by'umwihariko imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu ubwo yabonaga ko bikabije, ikemeza yuko bagiye gukusanya ibiganza cyangwa se amajwi agera kuri miliyoni, ndetse bakabujije mikono bitarenze tariki 12 z'ukwezi kwa kabiri, kugira ngo iyo mikono bayishyikirize umuryango w'abibumbye utora itegeko rikumira kandi rigira icyaha cy'indengakamere umuntu wese winjiza abana mu gisirikare, cyane cyane mu bihe by'intambara. Babonaga ko ari ibintu bikabije, biyemeza kubirwanya. Tugiye mu mibare ifatika, 90% y'intambara zose ziba siga zigize ingaruka ku bana. Abana batabigizemo uruhare iyo batanazi niyo biva niyo bijya. Kugeza uyu munsi abana bagiye kuri 20 bose barahunze ntari mu bihugu byabo, bahunze intambara. Ndetse ngo kuva mu kinyacumi cy'imyaka gishize nguko amakimbirane yagiye akomeza kwiyongera ku isi, abana barenga 2 miliyoni bamaze kwicirwa muri ayo makimbirane. Ibi ni ugwikube gatatu bw'abana bose bamaze kugwa mu ntambara batagizemo uruhare mu kuzitegura, batanazi icyerekezo cyazo, ugereranyije n'andi makimbirane yabaye mu myaka 10 yabanjirije iyi ngiyi turimo. Ikindi ngo kugeza uyu munsi abarurwa abana bagera kuri 6 miliyoni bariho ku isi, ariko bananye n'ubumuga bw'izi ntambara za hirya no hino ku isi. Muri izo 6 miliyoni bamwe babuze ingingo, abandi barangiritse mu mutwe, abandi bafite ubumuga buhoraho bwose bukomotse ku ntambara. Amamiliyoni y'abandi bana kandi nayo uyu munsi benshi bamaze kuba imfubyi, ndetse abandi batandukanye n'imiryango yabo. Harugwa kandi abana bari hagati mu 8 n'ibihumbi 10 bicwa by'umwihariko na za bombe na za mine ziba ziteze ahantu hatandukanye muri ibyo bice birimo intambara buri mwaka. Uyu munsi abarurwa abana basaga 300 ku isi, bose bamaze kuba abasirikare. Aba basirikare batarabiteguye, batarabigizemo uruhare. Abahungu n'abakobwa bose bari munsi y'imyaka 18, bose ngo bifashishwa mu makimbirane n'intambara zirenga 30 hirya no hino ku isi, bakifashishwa nk'abasirikare, bakifashishwa kandi nk'abatwara imizigo n'ibikoresho bya gisirikare, bakifashishwa nk'abatesi ku rugamba abari kurwaniriza inyeshyamba ndetse n'abo basirikare. Abandi benshi bakoreshwa mu gisirikare hari ibikoresho by'imibonano mpuzabitsina kuri abo basirikare, by'umwihariko nyirwa abana b'abakobwa bafatwa ku ngufu uko bukeye n'uko bwije. Ibi byose bijyana no gufatwa nabi, gutozwa imitima ya kinyamaswa, kudahabwa amahirwe ariyo yose, ndetse no gutozwa imitima yo kwihorera ku makimbirane batazi uko yaje, batanazi aho akomoka, kubera ko bari kure y'imiryango yabo, bakabikora nk'abirwanaho kugira ngo ubuzima bubashe gukomeza. Mu mwaka wa 2002 itariki nk'iyi ya 12 z'ukwezi kwa kabiri nibwo hatowe itegeko ryemeza yuko gukoresha umwana mu gisirikare ndetse no makimbirane ariyo yose ukabimushoramo ari icyaha gihanwa n'amategeko mpuzamahanga. Iri tegeko bivuga ko nta mwana uri munsi y'imyaka 18 wemerewe kujya mu makimbirane ariyo yose, cyangwa se wemerewe gukoreshwa imirimo ariyo yose ya gisirikare, kubera ko ataramenya kwihitiramo. Ibi byanahereye ku byaha by'umwihariko byashinjwe ari perezida wa Liberia Charles Taylor. Uyu ngo yakoreshaga abana cyane mu gisirikare cye, mu makimbirane yamugejeje ku butegetsi muri icyo gihugu cya Liberia. Uyu ngo batozaga ubunyamaswa, bakica abantu, ndetse rimwe na rimwe kubera ibibare birimo bigoye by'intambara, imibiri y'abo bantu bakayirya, ngo ibyabongeraga ubunyamaswa
kinyamaswa, ku buryo iyo wifuza kujya muhura muri iyo ntambara aho kugira ngo uhure n'umwana wari guhura n'umuntu mukuru, ngo bakoraga ibikorwa byose buhumyi badatekereje, basigaye baryoherwa no kwica abantu. Mu byaha byose bya jenoside ndetse n'ibyibasiye inyokomuntu hirya no hino ku isi, abana bagiye bakoreshwa cyane. Urugero nko muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'1994, abana barakoreshejwe guhera ku bana bari bafite imyaka 12 kuzamura kugera ku bafite 15 na 17, bakoreshwa imirimo ya gisirikare, bica abatutsi benshi mu gihe cya jenoside, ndetse benshi bagiye bakurikiranwa n'inkiko ndetse bakaburanishwa nyuma ya jenoside. Mu bihugu byose birimo intambara, akenshi usanga abana bifashishwa nk'abana badatekereza kandi batifatira umwanzuro, bijyanisha nyine mu kuzaho ubuzima bubi kuri bo, bakazagwa n'ubuzima ndetse icyizere cyabo kikaba kirapfuye, ahazaza h'ibihugu n'ahazaza h'isi hakangirika hatyo kubera abantu bateje amakimbirane n'intambara mu bihugu byabo. Ibi byose bihamikira igihugu n'abana, by'umwihariko batazi iyo biva n'iyo bijya. Uyu munsi rero ngo uburyo wizihizwa ngo gutekereza ahantu hose hari amakimbirane ku isi, abantu bakifashisha ikiganza gitukura cyangwa se kitwa red hand ku mbuga nkoranyambaga, bakamagana ikoreshwa ry'abana mu ntambara, bakamagana kandi ihohoterwa abana bakorerwa mu bihe by'intambara. Uyu ni umunsi wo gutanga impuruza mu kurengera abana batabagize uruhare rwo rwose mu makimbirane abari ku isi. Niba nawe hari amakimbirane uzi cyangwa se hari uzi abana uyu munsi bakoreshwa mu ntambara, ujye kuri social media yawe upostinga ikiganza gitukura, uraba uteye inkunga urugamba rwo kurwanya ikoreshwa ry'abana mu ntambara, cyane cyane abagirwa abasirikare bakaremwa imitima ya kinyamaswa mu makimbirane batazi yava n'iyajya.